verse 2 says, when you pass through the waters, I'll be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not consume you. Let's embrace this grace. Yesu nashimwe cyane mwene data nshuti y'umusaraba. Turacyaganira ku buryo Imana ibana natwe kandi n'ibyo bizana ububyutse mu buzima. Kumenya Imana ukamenya ko iri kumwe nawe, kikumva, kigukunda, kikwitayeho, biguha umugisha. Nibaza nsoma muri Yesaya 4:2 umurongo wa 2 n'uwa 3 haranditse ngo nunyura mu mazi asuma ntagazagutwara, tazagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzagutwika. Nuca mu itanura ry'umuriro. Nahoze niba byose bifashe wavuga ngo ni muri buri situation cyangwa situation, muri buri gihe cyose uzanyuramo, muri buri kantu. Ibizakubaho nijoro, bizakubaho ku manywa, bizakubaho ubizi, bizakubaho bigutunguye. Niba Imana ivuze ngo hari ahantu uzanyura hari ibintu bisuma, nyine n'ahandi hari ibintu bitwika, ibivuze ko tutazaca ahantu hareshya, kandi bivuze ko turi mu isi ibyo byose bishobora kubaho. Akivuze ikintu gikomeye ngo sinzaguhana, sinzagusiga, sinzaguhana, sinzakureka. Hari uw'Imana yigeze ireka ikamubwira ngo naragutaye. Cyakora byajyaga bibaho mu Isiraheli. Iyo abantu baga bakoze ibyaha bavuye ku Mana, yajyaga ibata, ikabata, ikabasiga, ikabahana mu maboko y'abanyabyaha n'abapagani, bakabagirira nabi, bakongera kwigarukaho no kwibuka Imana, ikavuga ati ubwo mu ngarukiye ndabagarukiye. Ariko Imana nta bugome igira, muri yo nta bugome, nta nzika, nta gahimano, nta mitego. Imana nta kibazo ifite. Ibi nkubwira ni ukuri. Nuramuka ukomeje kubana n'Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ukabana n'Imana babizi cyangwa batabizi, babireba cyangwa batabireba, Imana tizigera na rimwe iguhana amaboko y'abanyabyaha, tizaguta mu mugezi wagusumanya amazi yagutwaye. Niyo abantu babona ibyawe byarangiye kandi bivuga byarabaye, yabivuze ku Bisiraheli. Byagiye bibaho kenshi, bagaca ahantu habi, bagaca n'abaciye mu itanura ry'umuriro barivamo. Ese ugize ngo ubwo nk'Imana ntikibikora? Amatanura ya kera, ubu hari ubundi bwoko bw'amatanura, hari ubundi bwoko bw'intambara umuntu anyuramo, hari ibindi bintu bikomeye tunyuramo, hari n'iby'Imana ikora itatubwiye. Ngiye nyashima Imana nkayibwira ngo hari ibintu nkoreye ntanasenze. Ntabwo ngiye ntunzwe nayo nsenga gusa, kuko ntabwo namenya ibyo nsengera, sinamenya ubwenge bwanjye ntabwo bufite ubushobozi bwo kumenya uko nza kubivuga. Ahubwo papa undeberera akamenya ibizambaho n'ibiri kuba, n'amanama y'ubugome n'ubugambanyi. Bibiliya avuga ngo icyakora bazaterana, sibizo bateranyije, bazaza mu nzira imwe bagushaka ngo bakugire nabi, batatanye muri 7. Ati bazakora amanama y'ubugome n'ubugambanyi, hakuza abashaka bamere nk'ibitariho. Ibyo Imana bivugira iki? Bivugira igira ngo ikomeze abantu bayo, babwire ngo nta mpamvu y'ubwoba. Ikintu kibi cyagutera ubwoba ni icyaha. Wowe nuva mu byaha uzaba ubonye uburinzi, amasesho yawe azakorohera. Ikibazo dufite nibwo tubanye n'Imana. Tubana n'Imana nk'umupagasi, ntitugirana umubano w'umubyeyi n'umwana, no bigatuma ubuzima bwacu boho busabiriza Imana, kandi Imana ntago umwana ahora asabiriza iwabo. Reka hari ibintu none se ababyeyi ko bajye bagira imigambi ku bana batazanayishobora, batazanabigeraho, bakabitekereza abana babo. Hari n'abajya kubibira ngo babafashe, hari n'abakora amanyanga ngo batunga abana. Ni gute Imana yananirwa gufata abantu yahamagaye ntibatungisha umuntu bwayo, ibareberera aho batabasha kureba? Niyo mpamvu idusaba kwigirira icyizere. Reka rero ne gutina nkubwire ngo Imana yemeye kuturinda tutabisabye, yemera kubana natwe atari uko turi beza, ariko iratubwira ati ndabizi ko muri abantu,
akoranye mumenye ko ndi Imana. Erega niyo kibazo Imana ifite, irakubwira ngo kuba uri umuntu si ikibazo. Imana irabizi ko uri umuntu, izi kwambaye intege nkeya, ntabwo yakurenganyiriza kuri umuntu. Ariko icyo Imana yaguhora ni uko utabyemera, utemera kugira intege nke, wumva utanayibwiza ukuri, ukayifata nk'uko ufata abantu. Ikibazo ni uko utabyemera. Wowe byemere, emera ko uri umuntu wambaye inyama n'umubiri n'amaraso, uri umuntu wacumura, ariko wemere ko ufite n'umurengezi, wemere ko ufite n'umucunguzi, wemere ko Yesu yapfuye ku bwawe. Uribuke kabisa heri Imana yagishyiraho n'uburyo baza gutamba ibitambo by'ibyaha byabo. Bigaragara ko Imana yabageze kibana n'abanyantege nkeya, kandi Imana kuba yashyizeho ibitambo yashaka gukomeza kubana nabo. Imana kuba yaduhaye Yesu yagira ngo tudatandukanwa n'Imana, igira ngo Yesu akomeze kuba umuhuza wacu nayo. Niyo mpamvu abantu b'Imana bakwiye kumenya icyatubayeho. Abantu usanga abantu bemera Satani bakamuvuga, twebwe rero dukomeza kubana na Yesu, dukomeza kubana n'Imana, dukomeza kubana nayo, kandi tubana nayo ku bwa Kristo Yesu wadupfiriye. Nyemerera nkubwire ngo Imana nta kibazo ifite. Imana iguha umugisha, ikugirire neza muri buri situation yose urimo. Imana ibihari. Urakoze. Imana iguha umugisha. Of heaven and earth. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. He's my shepherd. He's my helper in my heart. Chosen